Hello ladies and gentlemen, ndabasuhuje cyane. Twongeye twagarutse nanone, gusa nyemerera cyane ngushimire ukomeza kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, muherereye ahantu henshi hatandukanye muri ibi bice by'igihugu cyacu ndetse n'ahandi hanze hatandukanye. Turagushimiye cyane udahwema kubana na Afrimax Show, ni iby'igiciro gikomeye cyane. So komeza kubana natwe kandi ukomeze ukore subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana. Dushimiye inkunga ya buri wese akomeza kudutera kandi tubasaba gukomeza kudushyigikira uko bwije n'uko bukeye. So uyu munsi rero noneho ni uburyohe budasanzwe kuko tugarutse noneho n'inkuru iryoshye kugira ngo unyumve neza. So please ibi ngibi bifate nk'icyo twita keywords kugira ngo urusheho kubisobanukirwa neza. So icyo nkuzaniye noneho uyu munsi, nkuzaniye inkuru irambuye ku cyo twita Mr. Rwanda. Mr. Rwanda ukiyumva uhita wikanga cyane kubera yuko iri ni irushanwa bigaragara nk'aho ritangiye ku nshuro yarwo mu gihugu cyacu. Iri akaba ari irushanwa rije ripingwa na benshi, ariko nkaba naguteguriye inkuru yaryo irambuye kugera n'aho bigejeje uyu munsi. So twihuse rero, iri ni irushanwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere hano iwacu, rikaba ryaratangiriye mu ntara y'Iburasirazuba ndetse riza gukomereza mu ntara y'Amajyaruguru. Si aho gusa kuko ryarakomeje cyane mu ijurwa ryaryo, riza gukomereza n'ubundi mu ntara y'Iburengerazuba, biza gukomereza n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo. Ijonjora ryari rikataje cyane ndetse abasore benshi bagenda bagaragaza imishinga yabo ndetse bagiye banasubiza ibibazo bitandukanye imbere y'akanama nkemurampaka. Irushanwa ryaje gukomereza n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo ndetse riza gusubikirwa gato mu ntara y'umujyi wa Kigali. Kwibaza cyane ati byasubikirwaga mu ntara y'umujyi wa Kigali ni ibihe? Si irushanwa nyirizina ahubwo nicyo twita ijonjora, iryo ryari risubikiwe mu ntara y'umujyi wa Kigali kugira ngo abari bahiswemo bari bamaze guca imbere y'akanama nkemurampaka bagende gato kugira ngo bazagaruke noneho batoranywamo abazajya mu mwiherero. So mu by'ukuri iri ni irushanwa ubona ko ritaba ryoroshye kurijyamo, especially ku basore, kuko baba babifata nko kwisuzuguza ndetse benshi bakaba bumva ko batabijyamo. Kandi si ukubeshya, twese turashishoza cyane. Si ukuvuga ko bataba bafite ubwo bushobozi, ahubwo ni ukubipinga cyane. Akaba ari nayo mpamvu naheraho mbwira abasore b'iwacu i Rwanda, please mujye mureka gupinga ibintu nk'ibi ngibi. Ku batabijyamo mureke tujye dushyigikira bagenzi bacu cyane ko buriya aramutse atsindira iriya kamba rya rudasumbwa byaba ari byiza cyane. Kandi ahubwo mujye munarushaho gutinyuka cyane kuko ntawamenya, ejo ushobora kubona bibyayemo ikintu utari witeze. So ibi ngibi impamvu mbivuga, hari impamvu mba mbivuga. Like Rwanda wabaye uyu nguyu ni umusore wabaye rudasumbwa wa Afurika kandi yabigiyemo babipinga, ariko ubu bimugize ukaze ndetse byanamuteje imbere. Uyu nguyu akaba amaze kuba umunyamideli ukaze, sigaye yamamariza ibintu bitandukanye, inganda zigiye zitandukanye, haba ari muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubona yuko ari ibintu bimaze kumuteza imbere. So ubona yuko ibi ngibi ari ibintu benshi bajyamo babipinga, ariko nyuma ukaza kubona yuko bije kubyara ibintu by'umusaruro. Twihuse rero kaduhere rero uko byagenze mu ntara y'Amajyepfo.
ni ibintu wabonaga yuko biryoshye cyane. Aha hakaba ari hari yerekanye abasore bagera kuri 9. Sorry kuko amajwi kari kagiyemo. Twihuse dukomeje n'inkuru yacu, ubona yuko muri iyi ntara hari yerekanye abasore 9. wabonaga rwose ko ari abasore beza. Aba 9 akaba ari bo bari bujuje ibisabwa, ndetse akaba ari nabo bahiswemo imbere y'akanama nkemurampaka mu basore bari bamaze gutambuka imbere y'akanama nkemurampaka. Aha muri abo basore 9 nibwo harimo umusore uyu nguyu akaba ari we witwa Nshuti Jonathan, wari wambaye nimero ya 11. uyu musore akaba yaraciye imbere y'akanama nkemurampaka, agenda asubiza ibibazo bitandukanye ndetse agaragaza n'ubuhanga budasanzwe. Nyuma haje gukurikiraho undi musore witwa Kayiranga Patrick, wari wambaye nimero 13. Haza gukomeza Rukundo Derrick, wari wambaye nimero 14, ndetse haza na Ntirushwa Eric, wari wambaye nimero 23. Saba gusa kuko hakomeje undi musore witwa Rwagasore Cedric, wari wambaye nimero ya 24. Aba basore bose uko tubabona ni abasore ubona yuko batambukanye umucyo ndetse bakanyurana icyo twakwita ibakwe, bagenda bamurika imishinga yabo ndetse barushaho no kugenda basubiza ibibazo nk'uko twakomeje kubigarukaho. Aha hakaba haratoranijwemo abasore 5 muri aba 9 ari nabo babashije guhagararira intara y'Amajyepfo. Gusa unyumve neza utaza kugira ngo habayemo kubyitiranya. Muri iyi ntara hari hiyandikishije abasore 40, hatoranywamo abasore 9 aribo banyuze imbere y'akanama nkemurampaka, haza gukomeza abasore 5. Iri rushanwa rikaba ryarakomereje mu ntara y'Amajyaruguru. Akaba haratoranyijwe abasore 7 nibo babashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka, ndetse hakaba harabanje Rukundo Jonathan wari wambaye nimero 20. Nyuma haza umusore wari wambaye 25, ndetse haza gukomeza nimero 42 yari yambawe n'umusore Peace Valentin. Hakurikiyeho uwitwa Mahoro Rwego Yves, wari wambaye nimero 43, ndetse hakomeza na nimero 47 yari yambawe na Theogene Nibambwe. So aba akaba aribo basore nabo babashije guserukira iyi ntara y'Amajyepfo aho ijonjora ryari rikomereje. Saha gusa kuko ryaje gukomereza mu ntara y'Amajyaruguru aho hari hiyandikishije abasore 47, nyamara imbere y'akanama nkemurampaka babashije kunyura abasore 10 ari nabo bari bujuje ibisabwa. Hakaba hari umusore umwe mu bari babashije kunyura imbere y'aka kanama bakasubije ibibazo. Bamwe muri aba nibo uwitwa Mugunga Jimmy wari wambaye nimero ya 1. Gusa icyo ugomba kumenya cyane nuko muri aba basore imbere y'akanama nkemurampaka habashije kunyura abasore 10 mu basore 47 bari biyandikishije. So bishatse kuvuga ko aba basore 10 aribo bari bujuje ibisabwa. Nkuko nari mbikubwiye n'ubundi si Mugunga Jimmy gusa, harimo n'uwitwa Iradukunda Moise na namba 4, ndetse na Ndayisaba Patrick wari wambaye 7, ndetse na Dushimimana Ruben wari wambaye nimero 10. Aba akaba ari bo basore n'ubundi babashije guserukira iyi ntara, nabo bagenda bigaragaza cyane imbere y'akanama nkemurampaka. Nyuma haza gutoranywamo n'abaza gukomeza. So
gusa icyo twagusaba ni uko wakomeza gukurikiranira irushanwa. Uyu munsi tuvugana rigeze aharyoshye, ndetse twagusaba yuko ukomeza kurikurikirana, unagenda unatora umusore we uwo ushaka. Nagiye nkubwira benshi nimero zabo bagiye bambara, ndetse ubutaha nzakubwira uburyo wanyuramo batora. So dukomeje aha, hakaba harabashije gukomeza abasore 7 mu basore 57 biyandikishije. Gusa kuko nyuma yo kuzenguruka izo ntara zose yakomeje mu mujyi wa Kigali, ari naho nkuko nabikubwiye haruguru irushanwa ryaje kuba risubikirwa. Mu mujyi wa Kigali hakaba hariyandikishije abasore 400. Ubona yuko nyine ni mu mujyi baratinyutse, kandi ubona yuko nyine ibintu babyumvaga bitandukanye naho twakwita mu ntara zitandukanye. Usanga bamwe bagenda bikandagira, ugasanga abandi bagenda babinegirija, ariko mu mujyi byagaragaje ishusho nziza, kuko ubona yuko rwose aba basore 400 nubwo bose batabashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka, ariko rwose kugira icyizere byibuze cyo kujya kwiyandikisha nabyo byagaragaje indi sura itari navuga ko ari nziza. Ntabwo byari byoroshye rero, gusa abasore bari bujuje ibisabwa ni abasore 75 mu basore 400. Aba akaba ari nabo babashije kwiyerekana imbere y'akanama nkemurampaka, banagenda basubiza ibibazo bitandukanye bagendaga babazwa n'abajaji. Akaba rero hari naho harimo umusore witwa Muheto Sato wari wambaye nimero ya 53. Uyu musore ari kuvugwaho n'abatari bake, ndetse bamwe bakaba banamuhereza amahirwe y'uko ashobora kwegukana irushanwa rya Mr Rwanda. Harimo kandi umusore uhabwa amahirwe cyane kuruta abandi, gusa uyu munsi ntabwo twabishingiraho cyane bitewe n'uko Mr Rwanda irimo iragenda igaragaza isura idasanzwe. Ibintu birimo biragenda bihinduka buri munsi, gusa buriya ntawamenya, kadutegereze tubihange amaso, ntawamenya bishobora kuzamuhira. Uyu musore rero akaba ari nawe uri mu basore bahagarariye intara y'umujyi wa Kigali. Gusa byaba bitangaje cyane mu Rwanda kugira Mr ndetse na Miss Muheto muri 2022. Byaba ari hatari, byaba biryoshye ndetse byaba bitangaje. Gusa ibi si byo twashingiraho cyane, kuko mu irushanwa nk'iri habaho guhitamo ndetse no gutorwa. Buriya hari byinshi, kondisiyo nyinshi zigenda zigenderwaho mu irushanwa kugira ngo habashe gutoranwa rudasumbwa. Nkwibutsa yuko kugira ngo inkuru nk'izi zikomeze kukunyuraho, no gukomeza ukabana natwe n'ahandi muri kuri Afrimax Show. Ndabizi bamwe bari bikanze, gusa nk'uko nabikubwiye ni inkuru irambuye kuri Mr Rwanda, nicyo gituma tugikomeje cyane n'iyi nkuru. Gusa wenda tubigarutseho gatoya, ubona yuko uburyo kugera uyu munsi irushanwa riri kugenda, ukurikije n'uburyo ryatangiye, wabonaga uburyo ryatangiye social media nta ngufu zirimo, ubona yuko abantu benshi babinegirije, ariko uyu munsi ubona yuko rwose ibintu byatangiye kuryoha. Haba amakuru agenda atandukanye aca ku mbuga za Mr Rwanda ndetse no mu itangazamakuru uburyo buri kugenda bivugwamo. So ubona yuko ari irushanwa riri kugenda rifata intera, ku buryo wenda nko mu myaka iri imbere ushobora gusanga abasore b'Abanyarwanda nk'uko muri Miss Rwanda bimeze ubu ngubu. Abakobwa baratinyutse, ubona yuko ari abakobwa bashobora kwigira icyizere, bagategura imishinga ndetse bakanayimurika abahiswemo, ndetse bakazanayishyira mu bikorwa.
uyu munsi ni nako muri Mr Rwanda twifuza ko byamera, cyane yuko kuba biri gutangira gutya ntawamenya buriya mu myaka iri imbere birashoboka cyane yuko ibintu byazaba biryoshye cyane, abasore b'abanyarwanda bagatinyuka bakarushamo gushyiramo agatege bakagerageza cyane, ntibakomeze kuvuga ngo n'iby'abakobwa. So ladies and gentlemen, mukomeze cyane mushishoze, mukunze kwibanda cyane ku basore kuko abasore basigaye banegurije cyane, nibyo gituma rero bakwiye kwisubiraho kugira ngo buri musore wese ufite ubushobozi bwo kuba yajya mu irushanwa nka ririya, si ikintu kidasanzwe, si ubwibone cyangwa ikindi, ahubwo ni ukugira ngo ugaragaze ubushobozi bwawe kuri public. Byiza rero kandi n'iby'igiciro gihebuje. Gusa ibintu aho bigeze ubu naho bimaze kugera kure cyane. Uyu munsi turi kuvugana byamaze kuba uburyohe, ndetse ushatse gutora biroroshye. Hari namba zigiye zitandukanye zagufasha gutora buri musore wese ushaka, nk'uko nabikubwiye haruguru. So muri aba basore murakunda cyane kubabona kuri social media bagenda bavuga ibitekerezo byabo ku buryo bugiye butandukanye. Gusa igitangaje harimo umusore witwa Gilles Moise. Uyu ni umusore uvuga yuko yari asanzwe ari umunyamideli, ndetse akaba ahanga imyenda ikorewe iwacu, ubona avuga hano i Rwanda. Agenda asobanura byinshi bigiye bitandukanye ku irushanwa rya Mr Rwanda, ndetse n'icyizere yifitiye cyane ko yumva uko byatangiye atari ko kuri uyu muzungu nawe agenda abona impinduka zitandukanye, ndetse akanatangaza yuko uko byatunguye benshi mu kumubona agiye muri iri rushanwa, ubona afite icyizere yuko bizabatungura n'ubundi mu gihe yatwaye iri rushanwa. So katugire tuti tumwifurije amahirwe masa. Uyu musore igitangaje n'ubundi twavuga kuri we, nta wundi tukiriho ni Gilles Moise. Uyu musore igitangaje arimo arapanga yuko mu gihe we byaramutse bimuhiriye, umushinga we agomba kuwushyiramo imbaraga binyuze mu rubyiruko. Ubwo bishatse kuvuga ko uruhande runini kuzashyirwa mu bikorwa byaho mu gihe yaramutse atwaye irushanwa, uruhande runini ni mu rubyiruko. Uyu akaba avuga ko yiteguye, ndetse n'iki cyiciro gikurikiyeho ariho agenda arushaho kugenda asobanura ibyerekeranye na project ye. Twihuse n'ubundi uyu nawe n'undi musore uri muri Mr Rwanda nawe ugenda utangaza byinshi bitandukanye kuri iri rushanwa, uburyo abyumva, uburyo abibona, icyizere afite ibyerekeranye n'umushinga. Uyu nta wundi yitwa Yves Kayitaba. Yasobanura byinshi, anavuga ko azanye byinshi, ndetse ko abizaniye urubyiruko. Urubyiruko turahirwa cyane ko byinshi wumva bigenda bitegurwa bigendeye ku nyungu z'urubyiruko, kandi koko birakwiye cyane, kuko urubyiruko kuri iki gihe ubona yuko rwo rushaka kwicira inzira za bugufi, ariko ikiza ni uko ruba rutekerezwaho cyane. Saha gusa muri Mr Rwanda bagaruka ku rubyiruko cyane kuri iyi mishinga, kuko no muri leta yacu ubona yuko bagenda bibanda ku rubyiruko. So ntabona kuvuga ngo urubyiruko turashyigikiwe, gusa icyo dusabwa ni ugushishoza ndetse no gukoresha imbaraga. Gusa nawe n'uyu musore nk'uko nabikubwiye, nawe nk'abandi agenda avuga ko arimo gutegura icyiciro gikurikiyeho, agenda akora ama research agiye atandukanye,
yaba kuganira n'abantu, ubwo bishatse kuvuga ko ntabamukuriye bagiye bazi ku byinshi bitandukanye kuri iri rushanwa. Si iri rushanwa gusa, research bisaba kugenda uganiriza abakuruta, mbese ugenda ushaka inyunganizi zigiye zitandukanye zagufasha kugenda ugera ku ntego wiyemeje. Ndetse uyu musore si ukubaza gusa abantu, avuga ko agenda anasoma ibitabo bitandukanye kugira ngo arusheho gusobanukirwa. Umva ko nawe ari umusore ufite gahunda, nawe agenda asobanura project ye, cyane ko wumva ko nawe igice kinini nawe ni urubyiruko. Nawe twamubwira tuti courage, ndetse ko bimubereye amahire nawe ntawamenya, nawe aritwaye byaba ari amahire akomeye cyane. Ladies and gentlemen, tugikomeje nanone nk'uko twabikubwiye, uyu ni J Rwanda. Uyu ni wa musore twakubwiye wari rudasumbwa wa Afurika. Ni umusore wari warahize abandi basore ku rwego rwa Afurika, ndetse unaye ko ngo byamugejeje ahantu hatangaje. Uyu musore igitangaje mu myaka ihise, uyu musore yari ari mu rukundo, ndetse uyu musore akaba yari yaranateye ivi, yari yaraporopoje his girlfriend. Gusa nyuma tuza gutegereza ubukwe turaheba, tukajya twibaza byinshi, ati se umusore wacu J Rwanda byagenze ute? Gusa finally twaje gutahura yuko kuba ubwo bukwe butarabaye bushobora kuba bwarapfuye. Byagaragajwe n'uko uyu musore wari mu rukundo nawe wahoze ari girlfriend we Carmel, biza ko birimo bivugwa yuko batakiri mu rukundo, nubwo koko ubwo bukwe twari tubutegereje. Bikaba byagaragaye aho uyu musore yapostingaga undi mukobwa bigaragara nk'aho ari we mukunzi we mushya. Ibi byagaragaye aho hari nimugoroba, babona ko bari muri dina, basohotse, ubona barimo basangira ukuntu n'izindi nshuti, ubona barimo baserebura ukuntu. Gusa ukajya ubona hari umukobwa ubona batavana nabo, ndetse ukabona hagenda hakorwa utuntu twinshi dutandukanye. Umusore saa gusa kuko haje no kugaragara n'amafoto agiye atandukanye, biza gutuma abantu benshi bagenda bemeza yuko ari girlfriend we, nubwo uyu mukobwa tutaramumenya izina. Gusa ntawe wamenya buriya, byaba ari byiza cyane. Kadutegereze turebe, wenda ntawamenya. Ako karagaciyeho kugira ngo murusheho kubimenya. Karagaciyemo. Katugaruke rero kuri Mr Rwanda yacu. Aha mu by'ukuri ubona yuko ari irushanwa ririmo rigaragaramo udushya twinshi, usibye yuko kuba abasore benshi bagenda batangaza ibitandukanye ku buryo baryumva ndetse n'uburyo barimo baribona. Bigaragaramo cyane yuko udushya turimo twiyongera buri munsi, tugenda tunatungurana. Ni nayo mpamvu tuvuga yuko irushanwa riryoshye ryatangiye gufata indi ntera. Iyi competition rero ubona yuko yabaye danje cyane, ko ubusanzwe twari tuzi yuko batorwa nyuma bakaza gutoranywamo, ariko siko biri ubu, cyane ko abasore barimo gukubitwa inshuro buri munsi. Ugasanga wari wizeye none ejo birahindutse, ndetse ugasanga uwo wakekaga yuko ashobora kuritwara siwe, bitewe n'uko
impinduka ziri kugenda ziba ari nyinshi. Gusa icyo wamenya ni uko uyu munsi hari guhatana abasore 77, ariko nyamara mu basore muri aba basore hakaba hazatoranywamo abasore 17, hari nabo bazajyanwa mu mwiherero. Ibi biratangaje cyane kumva yuko ukurikije ibyo batangaza, imbaraga bagenda bagaragaza, ubona yuko irushanwa ryanjye kugira imbaraga zidasanzwe nk'uko nakomeje kubigarukaho. So akaba ari uko bihagaze. Inshuti zanjye, munyemere mbinginge kugira ngo mukomeze kubashyigikira kugira ngo irushanwa dukomeze turiteze imbere. So iyo yari inkuru irambuye nari naguteguriye kuri iri rushanwa rya Mr Rwanda. Gusa ngufitiye n'icyo twakwita breaking news cyangwa se icyo twita inkuru igezweho aka kanya. Icyo nakubwira ni uko wenda ngarutse ntabwo twagiye kure ya Mr Rwanda, kuko iyi nkuru nayo ni iya Miss Rwanda. Iyi muheto Miss Rwanda 2022 akomeje kwigaragaza cyane, agenda akora udushya tudasanzwe. Uyu mukobwa ubona yuko ari umukobwa watwaye irushanwa abikwiye. Gusa yaje gukora ikintu kidasanzwe, ndetse twavuga yuko benshi bari baragitinye. Ni ikintu cyo gushyira hanze. Uyu ni umugabo wari uhagarariye Miss Rwanda, aho yaje kuwushyira hanze amajwi y'uyu mugabo arimo agenda amutereta cyangwa se arimo amwaka ruswa y'igitsina. Ibintu bitaje kugaragara neza muri iri rushanwa, ndetse byaje no kwisiga isura mbi cyane yuko bagiye batangaza byinshi bitandukanye abakobwa bagiye bayigaragaramo, ndetse benshi baboneyeho no kubona umwanya bagenda bavuga uko byagiye bigenda, ko nabo hari abo yagiye ageraho akabakira ruswa gusa bakamwangira. Gusa uyu mugabo akaba yaje gufatwa, ndetse akaba yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha rw'ubugenzacyaha RIB. Bakaba barimo bagenda bamubaza ibibazo bitandukanye, ndetse bagenda banashakisha amakuru yimbitse ku ifatwa ry'uwo mugabo. Gusa ubona yuko rwose ari ibintu bitasize isura nziza iri rushanwa, ndetse tukaba tunatekereza yuko bitamuga buhoro, kuko nk'uko tubizi muri iki gihugu cyacu ruswa ishingiye ku gitsina ni ruswa ihanirwa cyane n'inzego z'ubutegetsi. So ibi bikaba bibaye mu minsi ishize, aho uyu mukobwa rero bamwe bavuga yuko yabanje kurekarama yuko batigeze bamuha imodoka. Nk'uko tubizi muri Miss Rwanda, umukobwa wabashije gutwarira ikamba bamuhemba bitandukanye, ndetse bakamuhereza n'imodoka yo kujya agendamo. Gusa uyu mukobwa byagaragaye yuko atayihawe, ni nacyo cyatumye benshi bagenda bavuga yuko ashobora kuba yarafashe icyemezo cyo kumushyira hanze, ndetse bikaza kumukuramo gufatwa uyu mugabo. Gusa byinshi biracyavugwa cyane, ubona yuko ibintu byahinduye isura. Miss Rwanda dutekereza yuko hashobora no kuzagabanywamo abantu b'igitsina gabo, kuko niba bitangiye kugaragaramo gutya, ni ibintu ushobora gukeka yuko bishobora kuba bimaze igihe kinini ukurikije n'igihe uyu mugabo yari abimazemo. Tukaba tunatekereza yuko bishobora gufata ikindi gihe kinini. So komeza ubane natwe, komeze udushyigikire, kora like, share ndetse na subscribe. Inkuru nk'izi nta handi wazisanga uretse kuri Afrimax Show. Turabashimiye cyane benshi ukuntu mugenda mubana natwe uyu munsi. Tukaba tubashimira cyane, ni nacyo gituma dukomeza kubasaba tugira tuti mukomeze mubane natwe, kandi mudushyigikira, mukande ku nzogera abatarayikoraho, abandi mukore subscribe ku batarayikora. Kandi ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo
please nta handi ni muri comment aho hasi, tugakomeza tukabana. Tubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe. Ciao ciao, naho utaha. Hello ladies and gentlemen, ndabasuhuje cyane. Twongeye twagarutse nanone. Hello ladies and gentlemen, ndabasuhuje cyane. Twongeye twagarutse nanone. Gusa nyemerera cyane ngushimira ukomeza kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, muherereye ahantu henshi hatandukanye muri ibi bice by'igihugu cyacu ndetse n'ahandi hanze hatandukanye. Turagushimiye cyane udahwema kubana na Afrimax Show, ni iby'igiciro gikomeye cyane. So komeza kubana natwe kandi ukomeze ukore subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana. Dushimiye inkunga ya buri wese akomeza kudutera kandi tubasaba gukomeza kudushyigikira uko bwije n'uko bukeye. So uyu munsi rero noneho ni uburyohe budasanzwe kuko tugarutse noneho n'inkuru iryoshye kugira ngo unyumve neza. So please ibi ngibi bifate nk'icyo twita keywords kugira ngo urusheho kubisobanukirwa neza. So icyo nkuzaniye noneho uyu munsi, nkuzaniye inkuru irambuye ku cyo twita Mr. Rwanda. Mr. Rwanda ukiyumva uhita wikanga cyane kubera yuko iri ni irushanwa bigaragara nk'aho ritangiye ku nshuro yarwo mu gihugu cyacu. Iri akaba ari irushanwa rije ripingwa na benshi, ariko nkaba naguteguriye inkuru yaryo irambuye kugera n'aho bigereje uyu munsi. So twihuse rero, iri ni irushanwa ribaye ku nshuro yaryo ya mbere hano iwacu, rikaba ryaratangiriye mu ntara y'Iburasirazuba ndetse riza gukomereza mu ntara y'Amajyaruguru. Si aho gusa kuko ryarakomeje cyane mu ijonjora ryaryo, riza gukomereza n'ubundi mu ntara y'Iburengerazuba, biza gukomereza n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo. Ijonjora ryari rikataje cyane ndetse abasore benshi bagenda bagaragaza imishinga yabo ndetse bagiye banasubiza ibibazo bitandukanye imbere y'akanama nkemurampaka. Irushanwa ryaje gukomereza n'ubundi mu ntara y'Amajyepfo ndetse riza gusubikirwa gato mu ntara y'umujyi wa Kigali. Kwibaza cyane ati byasubikirwaga mu ntara y'umujyi wa Kigali ni ibihe? Si irushanwa nyirizina ahubwo nicyo twita ijonjora, niryo ryari risubikiwe mu ntara y'umujyi wa Kigali kugira ngo abari bahiswemo bari bamaze guca imbere y'akanama nkemurampaka bagende gato kugira ngo bazagaruke noneho batoranywamo abazajya mu mwiherero. So mu by'ukuri iri ni irushanwa ubona ko ritaba ryoroshye kurijyamo, especially ku basore, kuko baba babifata nko kwisuzuguza ndetse benshi bakaba bumva ko batabijyamo. Kandi si ukubeshya, twese turashishoza cyane. Si ukuvuga ko bataba bafite ubwo bushobozi, ahubwo ni ukubipinga cyane. Akaba ari nayo mpamvu naheraho mbwira abasore b'iwacu i Rwanda, please mujye mureka gupinga ibintu nk'ibi ngibi. Ku batabijyamo mureke tujye dushyigikira bagenzi bacu cyane ko buriya aramutse atsindiye ririya kamba rya rudasumbwa byaba ari byiza cyane. Kandi ahubwo mujye munarushaho gutinyuka cyane kuko ntawamenya, ejo ushobora kubona bibyayemo ikintu utari witeze. So ibi ngibi impamvu mbivuga, hari impamvu mba mbivuga. Like Rwanda wabaye uyu nguyu ni umusore wabaye rudasumbwa wa Afurika kandi yabigiyemo babipinga, ariko ubu bimugize ukaze ndetse byanamuteje imbere. Uyu nguyu akaba amaze kuba umunyamideli ukaze, sigaye yamamariza ibintu bitandukanye, inganda zigiye zitandukanye, haba bari muri Amerika ndetse n'ahandi hatandukanye.
ubona yuko ari ibintu bimaze kumuteza imbere. So ubona yuko ibi ngibi ari ibintu benshi bajyamo babipinga, ariko nyuma ukaza kubona yuko bije kubyara ibintu by'umusaruro. Twihuse rero kaduhere rero uko byagenze mu ntara y'Amajyepfo. Ni ibintu wabonaga yuko biryoshye cyane. Aha hakaba ari hari yerekanye abasore bagera kuri 9. Sorry kuko amajwi kare kagiyemo. Twihuse dukomeje n'inkuru yacu, ubona yuko muri iyi ntara hari yerekanye abasore 9. Wabonaga rwose ko ari abasore beza. Aba 9 akaba ari bo bari bujuje ibisabwa, ndetse akaba ari nabo bahiswemo imbere y'akanama nkemurampaka mu basore bari bamaze gutambuka imbere y'akanama nkemurampaka. Aha muri abo basore 9 nibwo harimo umusore uyu nguyu akaba ari we witwa Nshuti Jonathan, wari wambaye nimero ya 11. Uyu musore akaba araciye imbere y'akanama nkemurampaka, agenda asubiza ibibazo bitandukanye ndetse agaragaza n'ubuhanga budasanzwe. Nyuma haje gukurikiraho undi musore witwa Kayiranga Patrick, wari wambaye nimero 13. Haza gukomeza Rukundo Derrick, wari wambaye nimero 14, ndetse haza na Ntirushwa Eric, wari wambaye nimero 23. Saba gusa kuko hakomeje undi musore witwa Rwagasore Cedric, wari wambaye nimero ya 24. Aba basore rwose uko tubabona ni abasore ubona yuko batambukanye umucyo ndetse bakanyurana icyo twakwita ibakwe, bagenda bamurika imishinga yabo, ndetse barushaho no kugenda basubiza ibibazo nk'uko twakomeje kubigarukaho. Aha hakaba haratoranijwemo abasore 5 muri aba 9 ari nabo babashije guhagararira intara y'Amajyepfo. Gusa unyumve neza utaza kugira ngo habayemo kubyitiranya. Muri iyi ntara hari hiyandikishije abasore 40, hatoranywamo abasore 9 aribo banyuze imbere y'akanama nkemurampaka, haza gukomeza abasore 5. Iri rushanwa rikaba ryarakomereje mu ntara y'Amajyaruguru. Akaba haratoranyijwe abasore 7 nibo babashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka, ndetse hakaba harabanje Rukundo Jonathan wari wambaye nimero 20. Nyuma haza umusore wari wambaye 25, ndetse haza gukomeza nimero 42 yari yambawe n'umusore Peace Valentin. Hakurikiyeho uwitwa Mahoro Rwego Yves, wari wambaye nimero 43, ndetse hakomeza na nimero 47 yari yambawe na Theogene Nibambwe. So aba akaba aribo basore nabo babashije guserukira intara y'Amajyepfo aho ijonjora ryari rikomereje. Saha gusa kuko ryaje gukomereza mu ntara y'Amajyaruguru, aho hari hiyandikishije abasore 47, nyamara imbere y'akanama nkemurampaka habashije kunyura abasore 10 ari nabo bari bujuje ibisabwa. Aha hakaba hari umusore umwe mu bari babashije kunyura imbere y'aka kanama bakasubiza ibibazo. Bamwe muri aba nibo uwitwa Mugunga Jimmy wari wambaye nimero ya 1. Gusa icyo ugomba kumenya cyane nuko muri aba basore imbere y'akanama nkemurampaka habashije kunyura abasore 10 mu basore 47 bari biyandikishije. So bishatse kuvuga ko abo basore 10 aribo bari bujuje ibisabwa. Nk'uko nari mbikubwiye n'ubundi si Mugunga Jimmy gusa, harimo n'uwitwa Iradukunda Moise na namba 4, ndetse na Ndayisaba Patrick wari wambaye 7, ndetse na Dushimimana Ruben wari wambaye nimero
10. Aba akaba ari bo basore n'ubundi babashije guserukira iyi ntara, nabo bagenda bigaragaza cyane imbere y'akanama nkemurampaka. Nyuma haza gutoranywamo n'abaza gukomeza. Gusa icyo twagusaba ni uko wakomeza gukurikiranira irushanwa. Uyu munsi tuvugana rigeze aharyoshye, ndetse twagusaba yuko ukomeza kurikurikirana, unagenda unatora umusore uwo ushaka. Nagiye nkubwira benshi nimero zabo bagiye bambara, ndetse ubutaha nzakubwira uburyo wanyura mu batora. Dukomeje aha, hakaba harabashije gukomeza abasore 7 mu basore 57 biyandikishije. Gusa kuko nyuma yo kuzenguruka izo ntara zose yakomeje mu mujyi wa Kigali, ari naho nkuko nabikubwiye haruguru irushanwa ryaje kuba risubikirwa. Mu mujyi wa Kigali hakaba hariyandikishije abasore 400. Ubona yuko nyine ni mu mujyi baratinyutse, kandi ubona yuko nyine bo ibintu babyumvaga bitandukanye naho twakwita mu ntara zitandukanye. Usanga bamwe bagenda bikandagira, ugasanga abandi bagenda babinegirija, ariko mu mujyi byagaragaje ishusho nziza, kuko ubona yuko rwose aba basore 400 nubwo bose batabashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka, ariko rwose kugira icyizere byibuze cyo kujya kwiyandikisha nabyo byagaragaje indi sura itari navuga ko ari nziza. Ntabwo byari byoroshye rero, gusa abasore bari bujuje ibisabwa ni abasore 75 mu basore 400. Aba akaba ari nabo babashije kwiyerekana imbere y'akanama nkemurampaka, banagenda basubiza ibibazo bitandukanye bagendaga babazwa n'abajaji. Akaba rero hari naho harimo umusore witwa Muheto Sato, wari wambaye nimero ya 53. Uyu musore ari kuvugwaho n'abatari bake, ndetse bamwe bakaba banamuhereza amahirwe y'uko ashobora kwegukana irushanwa rya Mr Rwanda. Harimo kandi umusore uhabwa amahirwe cyane kuruta abandi. Gusa uyu munsi ntabwo twabishingiraho cyane, bitewe n'uko Mr Rwanda irimo iragenda igaragaza isura idasanzwe. Ibintu birimo biragenda bihinduka buri munsi. Gusa buriya ntawamenya, kadutegereze tubihange amaso, ntawamenya, bishobora kuzamuhira. Uyu musore rero akaba ari nawe uri mu basore bahagarariye intara y'umujyi wa Kigali. Gusa byaba bitangaje cyane mu Rwanda kugira Mr ndetse na Miss Muheto muri 2022. Byaba ari hatari, byaba biryoshye ndetse byaba bitangaje. Gusa ibi si byo twashingiraho cyane, kuko mu irushanwa nk'iri habaho guhitamo ndetse no gutorwa. Buriya hari ibintu byinshi, kondisiyo nyinshi zigenda zigenderwaho mu irushanwa kugira ngo habashe gutoranwa rudasumbwa. Nkwibutsa yuko kugira ngo inkuru nk'izi zikomeze kukunyuraho, no gukomeza ukabana natwe, n'ahandi ndi kuri Afrimax Show. Ndabizi bamwe bari bikanze, gusa nk'uko nabikubwiye ni inkuru irambuye kuri Mr Rwanda, nicyo gituma tugikomeje cyane n'iyi nkuru. Gusa wenda tubigarutseho gatoya, ubona yuko uburyo kugera uyu munsi irushanwa riri kugenda, ukurikije n'uburyo ryatangiye, wabonaga uburyo ryatangiye social media nta ngufu zirimo, ubona yuko abantu benshi babinegirije, ariko uyu munsi ubona yuko rwose ibintu byatangiye kuryoha. Haba amakuru agenda atandukanye aca ku mbuga za Mr Rwanda, ndetse no mu itangazamakuru uburyo buri kugenda bivugwamo. Ubona yuko ari irushanwa riri kugenda rifata intera, ku buryo wenda nko mu myaka iri imbere
ushobora gusanga abasore b'abanyarwanda nk'uko muri Miss Rwanda bimeze ubu ngubu, abakobwa baratinyutse, ubona yuko ari abakobwa bashobora kwigira icyizere, bagategura imishinga ndetse bakanayimurika abahiswemo ndetse bakazanayishyira mu bikorwa. Uyu munsi ni nako muri Mr Rwanda twifuza ko byamera, cyane yuko kuba biri gutangira gutya ntawamenya buriya mu myaka iri imbere birashoboka cyane yuko ibintu byazaba biryoshye cyane, abasore b'abanyarwanda bagatinyuka bakarushamo gushyiramo agatege, bakagerageza cyane, ntibakomeze kuvuga ngo ni iby'abakobwa. So ladies and gentlemen, mukomeze cyane mushishoze. Nakunze kwibanda cyane ku basore kuko abasore basigaye banegirije cyane, nicyo gituma rero bakwiye kwisubiraho kugira ngo buri musore wese ufite ubushobozi bwo kuba yajya mu irushanwa nka ririya, si ikintu kidasanzwe, si ubwibone cyangwa ikindi, ahubwo ni ukugira ngo ugaragaze ubushobozi bwawe kuri public. Ni byiza rero kandi ni iby'igiciro gihebuje. Gusa ibintu aho bigeze ubu naho bimaze kugera kure cyane. Uyu munsi turi kuvugana byamaze kuba uburyohe, ndetse ushatse gutora biroroshye. Hari namba zigiye zitandukanye zagufasha gutora buri musore wese ushaka, nk'uko nabikubwiye haruguru. So muri aba basore murakunda cyane kubabona kuri social media bagenda bavuga ibitekerezo byabo ku buryo bugiye butandukanye. Gusa igitangaje harimo umusore witwa Jules Moise. Uyu ni umusore uvuga yuko yari asanzwe ari umunyamideli, ndetse akaba ahanga imyenda ikorewe iwacu, ubu ndavuga hano i Rwanda. Agenda asobanura byinshi bigiye bitandukanye ku irushanwa rya Mr Rwanda, ndetse n'icyizere yifitiye cyane ko yumva uko byatangiye atari ko kuri uyu bimeze ubu ngubu, nawe agenda abona impinduka zitandukanye, ndetse akanatangaza yuko uko byatunguye benshi mu kumubona agiye muri iri rushanwa, ubona afite icyizere yuko bizabatungura n'ubundi mu gihe yatwaye iri rushanwa. So katugire tuti tumwifurije amahirwe masa. Uyu musore igitangaje n'ubundi twavuga kuri we, nta wundi tukiriho ni uyu Jules Moise. Uyu musore igitangaje arimo arapanga yuko mu gihe we byaramutse bimuhiriye, ngo umushinga we agomba kuwushyiramo imbaraga binyuze mu rubyiruko. Ubwo bishatse kuvuga ko uruhande runini kuzashyirwa mu bikorwa byaho mu gihe yaramutse atwaye iri rushanwa, uruhande runini ni mu rubyiruko. Uyu akaba avuga ko yiteguye, ndetse n'iki cyiciro gikurikiyeho ariho agenda arushaho kugenda asobanura ibyerekeranye na project ye. Twihuse n'ubundi uyu nawe n'undi musore uri muri Mr Rwanda nawe ugenda utangaza byinshi bitandukanye kuri iri rushanwa, uburyo abyumva, uburyo abibona, icyizere afite ibyerekeranye n'umushinga. Uyu nta wundi yitwa Yves Kayitaba. Yasobanura byinshi, anavuga ko azanye byinshi, ndetse ko abizaniye urubyiruko. Urubyiruko turahirwa cyane ko byinshi wumva bigenda bitegurwa bigendeye ku nyungu z'urubyiruko, kandi koko birakwiye cyane, kuko urubyiruko kuri iki gihe ubona yuko rwo rushaka kwicira inzira za bugufi, ariko icyiza ni uko ruba rutekerezwaho cyane. Saha gusa muri Mr Rwanda bagaruka ku rubyiruko cyane kuri iyi mishinga, kuko no muri leta yacu ubona yuko bagenda bibanda ku rubyiruko. So
ntabona no kuvuga ngo urubyiruko turashyigikiwe, gusa icyo dusabwa ni ugushishoza ndetse no gukoresha imbaraga. Gusa nawe n'uyu musore nk'uko nabikubwiye, nawe nk'abandi agenda avuga ko arimo gutegura icyiciro gikurikiyeho, agenda akora ama research agiye atandukanye, yaba kuganira n'abantu. Ubwo bishatse kuvuga ko n'abamukuriye bagiye baziho byinshi bitandukanye kuri iri rushanwa. Si iri rushanwa gusa, research bisaba kugenda uganiriza abakuruta, mbese ugenda ushaka inyunganizi zigiye zitandukanye zagufasha kugenda ugera ku ntego wiyemeje. Ndetse uyu musore si ukubaza gusa abantu, avuga ko agenda anasoma ibitabo bitandukanye kugira ngo arusheho gusobanukirwa. Wumva ko nawe ari umusore ufite gahunda, nawe agenda asobanura project ye, cyane ko wumva ko nawe igice kinini nawe ni urubyiruko. Nawe twamubwira tuti courage, ndetse ko bimubereye amahire nawe, so ntawamenya nawe aritwaye byaba ari amahire akomeye cyane. Ladies and gentlemen, tugikomeje nanone nk'uko twabikubwiye, uyu ni J-Rwanda. Uyu ni wa musore twakubwiye wari rudasumbwa wa Afurika. Ni umusore wari warahize abandi basore ku rwego rwa Afurika, ndetse ubona yuko ngo byamugejeje ahantu hatangaje. Uyu musore igitangaje mu myaka ihise, uyu musore yari ari mu rukundo, ndetse uyu musore akaba yari yaranateye ivi, yari yaraporopoje his girlfriend. Gusa nyuma tuza gutegereza ubukwe turaheba, tukajya twibaza byinshi, ati se umusore wacu J-Rwanda byagenze ute? Gusa finally twaje gutahura yuko kuba ubwo bukwe butarabaye bushobora kuba bwarapfuye. Byagaragajwe n'uko uyu musore wari mu rukundo nawe wahoze ari girlfriend we Carmel, birimo bivugwa yuko batakiri mu rukundo, nubwo koko ubwo bukwe twari tubutegereje. Bikaba byagaragaye aho uyu musore yapostingaga undi mukobwa, bigaragara nk'aho ari we mukunzi we mushya. Byagaragaye aho hari nimugoroba, babona ko bari muri dina, basohotse, ubona barimo basangira ukuntu n'izindi nshuti, ubona barimo baserebura ukuntu. Gusa ukajya ubona hari umukobwa ubona batavana nawo, ndetse ukabona hagenda hakorwa utuntu twinshi dutandukanye. Umusore saa gusa kuko haje no kugaragara andi mafoto agiye atandukanye, biza gutuma abantu benshi bagenda bemeza yuko ari girlfriend we, nubwo uyu mukobwa tutaramumenya izina. Gusa ntawe wamenya, buriya byaba ari byiza cyane. Kadutegereze turebe, wenda ntawamenya. Ako karagaciyeho kugira ngo murusheho kubimenya. Karagaciyemo. Katugaruke rero kuri Mr. Rwanda yacu. Aha mu by'ukuri ubona yuko ari irushanwa ririmo rigaragaramo udushya twinshi, usibye yuko kuba abasore benshi bagenda batangaza ibitandukanye ku buryo baryumva ndetse n'uburyo barimo baribona. Bigaragaramo cyane yuko udushya turimo twiyongera buri munsi, tugenda tunatungurana. Ni nayo mpamvu tuvuga yuko irushanwa riryoshye ryatangiye gufata indi ntera. Iyi competition rero ubona yuko yabaye danje cyane, ko
ubusanzwe twari tuzi yuko batorwa nyuma bakaza gutoranywamo, ariko siko biri ubu, cyane ko abasore barimo gukubitwa inshuro buri munsi, ugasanga wari wizeye none ejo birahindutse, ndetse ugasanga uwo wakekaga yuko ashobora kuritwara si we, bitewe n'uko impinduka ziri kugenda ziba ari nyinshi. Gusa icyo wamenya ni uko uyu munsi hari guhatana abasore 77, ariko nyamara mu basore muri aba basore hakaba hazatoranywamo abasore 17 ari nabo bazajyanwa mu mwiherero. Biratangaje cyane kumva yuko ukurikije ibyo batangaza, imbaraga bagenda bagaragaza, ubona yuko irushanwa ryongeye kugira imbaraga zidasanzwe nk'uko nakomeje kubigarukaho. So akaba ari uko bihagaze. Inshuti zanjye, munyemere mbinginge kugira ngo mukomeze kubashyigikira kugira ngo irushanwa dukomeze turiteze imbere. So iyo yari inkuru irambuye nari naguteguriye kuri iri rushanwa rya Mr Rwanda. Gusa ngufitiye n'icyo twakita breaking news, cyangwa se icyo twita inkuru igezweho aka kanya. Icyo nakubwira ni uko wenda ngarutse ntabwo twagiye kure ya Mr Rwanda, kuko iyi nkuru nayo ni ya Miss Rwanda, Muheto Miss Rwanda 2022. Akomeje kwigaragaza cyane, agenda akora udushya tudasanzwe uyu mukobwa. So uyu mukobwa ubona yuko ari umukobwa watwaye irushanwa abikwiye, gusa yaje gukora ikintu kidasanzwe, ndetse twavuga yuko benshi bari baragitinye. Ni ikintu cyo gushyira hanze. Uyu ni umugabo wari uhagarariye Miss Rwanda, aho yaje gushyira hanze amajwi y'uyu mugabo arimo agenda amutereta, cyangwa se arimo amwaka ruswa y'igitsina, ibintu bitaje kugaragara neza muri iri rushanwa, ndetse byaje no kwisiga isura mbi cyane yuko bagiye batangaza byinshi bitandukanye abakobwa bagiye bayigaragaramo, ndetse benshi baboneyeho no kubona umwanya bagenda bavuga uko byagiye bigenda, ko nabo hari abo yagiye ageraho akabakira ruswa gusa bakamwangira. Gusa uyu mugabo akaba yaje gufatwa, ndetse akaba yashyikirijwe urwego rw'ubushinjacyaha rw'ubugenzacyaha RIB. Bakaba barimo bagenda bamubaza ibibazo bitandukanye, ndetse bagenda banashakisha amakuru yimbitse ku ifatwa ry'uwo mugabo. Gusa ubona yuko rwose ari ibintu bitasize isura nziza iri rushanwa, ndetse tukaba tunatekereza yuko bitamuga buhoro, kuko nk'uko tubizi muri iki gihugu cyacu ruswa ishingiye ku gitsina ni ruswa ihanirwa cyane n'inzego z'ubutegetsi. So ibi bikaba bibaye mu minsi ishize, aho uyu mukobwa rero bamwe bavuga yuko yabanje kurekarama yuko batigeze bamuha imodoka. Nk'uko tubizi muri Miss Rwanda, umukobwa wabashije gutwarira ikamba bamuhemba bitandukanye, ndetse bakamuhereza n'imodoka yo kujya agendamo. Gusa uyu mukobwa byagaragaye yuko atayihawe, ni nacyo cyatumye benshi bagenda bavuga yuko ashobora kuba yarafashe icyemezo cyo kumushyira hanze, ndetse bikaza kumukuramo gufatwa uyu mugabo. Gusa byinshi biracyavugwa cyane, ubona yuko ibintu byahinduye isura. Miss Rwanda dutekereza yuko hashobora no kuzagabanywamo abantu b'igitsina gabo, kuko niba bitangiye kugaragaramo gutya, ni ibintu ushobora gukeka yuko bishobora kuba bimaze igihe kinini, ukurikije n'igihe uyu mugabo yari abimazemo. Tukaba tunatekereza yuko bishobora gufata ikindi gihe kinini. So komeza ubane natwe, komeze udushyigikire, kora like, share ndetse na subscribe. Inkuru nk'izi nta handi wazisanga uretse kuri Afrimax Show.
turabashimiye cyane benshi ukuntu mugenda mubana natwe uyu munsi, tukaba tubashimira cyane. Ni nacyo gituma dukomeza kubasaba tugira tuti mukomeze mubane natwe kandi mudushyigikira, mukande ku nzogera abatarayikoraho, abandi mukore subscribe ku batarayikora, kandi ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo please nta handi ni muri comment aho hasi, tugakomeza tukabana. Tubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe. Ciao ciao, naho utaha. Hello ladies and gentlemen, ndabasuhuje cyane, twongeye twagarutse nanone